Muraho neza abanyarwandakazi nongeye kubasuhuza ni umukobwa wanyu. Ndagira ngo rero mbaganirize ukuntu abashuti banjye bansohokanye hano byari kuri anniversaire, hari hashize iminsi ibiri anniversaire yanjye ibaye, abashuti banjye baransohokana hano twari turi kuri Limon hano nari ndi kubabwira ati muzane mbagira abasitari mubashyire kuri YouTube channel yanjye, umva byari byiza nanjye narishimye. Aba nibo bakobwa rero b'inshuti zanjye, hari akaviyu keza cyane. Umva uyu we noneho ni foto upfa kuba wabonye kamera imugezeho baravuga ngo nkunda ifoto warandenze. Uyu we ewana mana cyakoze ndabashimira, kugira inshuti ni byiza. Umva twagize umunsi mwiza, twarishimye, amafoto mana yanjye noneho tuba twisekera uko utubona twese turi batatu, dukunda kwisekera muri buno buzima, ariko uyu we ntajya bumba nicyo kibazo cye. Rero aba bakobwa narabwiraga mwamfashe video ngo ariko ngo niringa ibyo bintu nibi cyane. Rero twari turi kwiga uduchallenge turi bukore tubyina, ariko ibintu byo kubyina njyewe si ibyanjye pe, byaranyihishe, ariko nyine view yari view kabisa. Hano rero bagira serivisi nziza, bazanye amaji, twari twatumye amaji. Urabizi ntago umukobwa yanywa inzoga, n'inshuti zanjye ntago zinywa inzoga, rero urumva twari turi ku tuntu tw'utuji. Rero hano twarahageze kubera imvura yari yaguye, n'abantu bari bahari, twisanzemo turi twenyine. Ndavuga turi twenyine, twarasakuzaga kubera ukuntu twari turi twenyine. Hano njye nari nanyweye, rero nanjye bari banzaniye ikintu cyo kunywa kari karyoshye mana we, ibaze ko inzara ihise inyica umva gusa nyine twasaga neza mana yanjye, naturel abakobwa bari naturel gusa nyine narishimye, mbega umugoroba we. Aho rero ibiryo byari bishe, ahantu n'ababeshyi bagira ibiryo biryoshye, ariko ikintu kimwe twanenze ni izi firiti pe zari zumye, bazizanye zumye. Uyu muceri wari 10/10 kabisa, wari uryoshye pe, noneho n'inkoko zari ziryoshye. Aha ni agasinapu nafashe, sinzi ukuntu kagiye nko nagasanzemo, gusa nyine kari keza. Wow, inshuti zanjye ni beza abantu, ariko nangiye kubivuga ko muri tayari. Ibi biryo rero byari biryoshye, twari twishimye mana yanjye, nubwo imvura yari yaguye, ikirere ari kibi, ariko ewana twagombaga kwishima. Izi nkoko rero nazo zari gusa hari harimo agasenda, kandi njye n'urusenda ntabwo dukorana, ariko ewana napfuye kurya ibi bintu. Rero ntabwo nzi byari ibyo, nabonye babizana ariko byari bibishye n'ababeshye, byari bibishye. Ariko dukomeza kwirebera akaviyo, ko twicaye ahantu heza, ariko imbeho iri kudukubita. Abantu bakunda amafoto bubahwe bararushye. Uzi ko wicara ahantu ubizi neza ko imbeho iri kukwica, ariko ugakomeza ukahaguma ukavuga ati ifoto niyo nziza nihabereye. Njye narume none yari arimo arafata telefone yanjye, uwo mushiti wanjye witwa Rina, akajya ayifata nabi, nkamuga ntago ari uko bayifata, nkajya mwereka ngo bayifata gutya cyangwa yayifata akahita akatinga. Ndi kwerekana inzara ze n'inzara zanjye. Aho rero twari turi kurya biryoshye bite. Abo bakobwa rero bararya Pauline ntaba ashaka no kuvuga iyo ari kurya we. Umva we n'ibiryo abari ntabareba, ababifiringa. Njye nkunda ukuntu nyine arya afiringa ibiryo ukabona koko biraryoshye. Rero aba bakobwa ntago bababwira ngo bagufate, aragufata akagufata nabi mana yanjye, agashyiramo intoki ngaho ndebera nk'uyu. Nari ndi kurekrama ndi kumwe ati uri kumfata nabi, uri kumfata. Yari yashyize mu rutoki yakoze muri kamera, mana yanjye nkamubwira ati ntago ari uko bafata ariko ntago babimenyereye, sinababeshye. Rero urumva kubera bo bamenyereye sinapu byari byagoranye. Amafiriti rero yaratunaniye kubera ukuntu yari akomeye, bayatetse igihe kinini kari ko mbivuga. Akaji gusa kari yari fresh juice
iyo yari bed aho twari dutashye amasaha yari ageze kubera ko urumva imvura yaraguye dusohoka dutinze, niyo mpamvu n'abantu bari bashizemo uyu mushiti wanjye rero twaramubwiye ati duhe agakoryo uyimaremo ukurure mpaka bivuze, nawe umva nawe ahita avuga ati reka tujya tumwira tugende ngo mureke nyimaremo nayishyuye. Ntabwo yari kuyisiga pe, arakurura nanjye ariko mu kaba karaturitse. Umva ahantu twavugije induru nayo bita y'umutera isoni, yarakuriye mpaka biravuga turamuseka twongera turi kudusebya. Ariko uyu muntu rero yaratwakira neza mana yanjye, aseka atubwira mana yanjye byari byiza mana, narishimye pe. Rero guys mumbabarire maze iminsi ntakora, ariko ntago ari uko nabibagiwe ahubwo nuko ntago nari meze neza, gusa muri no minsi ndaje njye mbatsamo mbaho ibintu byiza. Umva mana yanjye sinzi ibi bintu rero simbimenyereye, abantu mwumva ko nabikoze nabi mumbwira aho nabyiciye gutaha nzakosore. Rero twari dutashye bwari bwije, gusa nyine twari twe twagize ibihe byiza mana yanjye, twarifotoje n'amafoto meza pe. Hano hantu haba ifoto iwana mushiti wanjye muramubona ugiye kwitumbaza ati gute ugenda n'abakobwa bangana gutya wowe byibushye, ni ikibazo ni ukuri kw'Imana. Reba ukuntu ngana urebe nabo ukuntu bangana, gusa nyine twe twambaye neza pe, twe twabizindukiye. Uyu mushiti wanjye rero yahise ambwira ati ngiye kutangiza mpita ambwira ati ngaho reba hano yari yarakaye mpita mushyiramo. Umva yari yambaye neza mana yanjye, akoze numbwire abantu mujye muri comment mumbwire nari yambaye neza kuri lemon. Aho rero twari dutashye mana yanjye byasaga neza, nari nishimye ariko bwari bwije guys, neno hari imbeho. Byari nka saa sita n'igice noneho utari kunywa inzoga uba uri gusinzira. Bye.